Ni Igicumbi News Online TV kuri YouTube, hanyuma kuri internet muradukurikirana munyuze kuri #igicumbi news .co.rw. Twizera ko abantu mwese muri hirya no hino hatandukanye mumeze neza kuri Facebook, Twitter, Vidimenta, Instagram. Aho hose murabana natwe. Niyo nizera Mustafa Emmanuel ni ugusohoje. Bizimana Design kuri control technique, twiza ko nameze neza. Kabisa nta kibazo na gito afite. Hanyuma kora subscribe kuri YouTube, tubane neza cyane. Uyu munsi ngiye kugaruka i Rusizi, diregiteri, mwarimu na animateri bose rero batawe muri yombi bakurikiranweho icyaha cyo gusambanya abanyeshuri. Ubwo ikindi nkwibutsa nuko Igicumbi News dukora mu karere ka Gicumbi mu mujyi wa Byumba, ku isoko rya kijyambere ry'akarere ka Gicumbi, umuryango nimero 8 uhita utubona uvuye muri gare ujya ku karere, ndetse ujya yitwa ku Ruyaga. Ukigera rwose ku muhanda mushyashya uri gukorwa hafi anga ku isoko niyo uhita utubonera. We tugare dore ko dufite na serivisi z'irembo. Burya ndaza kujya mba updatinga gahunda kuntu zimeze dizabagenda kontorora gahunda zimere fresh sana. Kora subscribe kuri YouTube, hanyuma kandi ukore like n'ibitekerezo ukitsa ndetse comments. Umwarimu ni mu kigero cy'imyaka 40 y'amavuko, diregiteri ndetse na animateri nabo mu karere ka Rusizi batawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, aho bakurikiranwe icyaha cyo gutera inda abana bigisha nyine ndetse no gufatanyacyaha muri icyo cyaha. Icyo wamenya nuko aba bose rero bakorera ikigo cy'amashuri cya groupe scolaire Murira, aho umwarimu yitwa Bukuru Alone, mu gihe umuyobozi w'ikigo yitwa Ndahayo Ernest, mu gihe witwa animateri we yitwa Ndahimana Jean de Dieu. Amakuru avuga ko uyu mwarimu ukekwaho amaze nyine gushakishwa, ariko kuri ubu ngubu nyine akaba yaramaze kubonwa nk'uko bigaragara. Rero icyo wamenya nuko uyu mwarimu amaze kubonwa yaje gutabwa muri yombi, nabwo rero nyuma yaje gutungurwa rero no kongera kumubona ngo yidegembya ubwo yari yamaze gufatwa, ariko urumva ko nyine byahise bikurikiranwa. Hanyuma ubukangurambaga bwakozwe mu karere ka Rusizi kwa 26 Kanama 2024 nibwo byatumye dosiye yuburwa. Hanyuma nyine ari nabwo baje kuza kuba nyine abaturage basaba ko abagize uruhare muri iri hohoterwa bashakishwa. Icyo gihe rero icyo wamenya nuko umwe mu bataravuze izina nyine kugira ngo yigaragaze, avuze ko ikibazo cyara kuri groupe scolaire Murira, urwego rw'ubugenzacyaha RIB nyine rwari bukora bikurikirana muri rusange nyine uko bagendaga babivuga. Hanyuma nyine uyu mwarimu amakuru avuga ko ngo yari afite butike nyine akarayisambanyizagamo abana mu gihe cy'amasomo, ni mu gihe kandi cy'ibiruhuko nyine ngo abasambanyizaga muri geto, kuko nyine ngo na bagenzi be babaga bagiye mu biruhuko bagasigara mu bwisanzure. Umuyobozi w'akarere ka Rusizi yasabye abaturage nyine kudashira icyaha icyo ari cyo cyose. Abarimu bakamenya ko nyine uburezi ari ukurera abana, ahubwo nyine bakwiye kujya mu ngeso mbi. Hanyuma kandi abayobozi bakirinda kugaragaraho ubufatanyacyaha, kuko bizagira nyine uzabijyamo wese atazihanganirwa. Hanyuma icyo bamenya nuko aba bose uko ari 3 bafungiye kuri station ya Muganza hariya mu karere ka Rusizi mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Ubwo icyo wamenya nyine nuko uyu animateri ndetse n'umuyobozi w'ikigo bo icyo bakurikiranweho nyine no ubufatanyacyaha, kuko urumva dosiye iri muri RIB. Burasha ko ari nk'ibyo nyine baba batarubahirije cyangwa se kudatanga amakuru ngo batangire kugiye kuri uyu mwarimu. Ibyo nabyo ikaba nyine biri mu byatumye batabwa nabo muri yombi. Urumva ko nugutegereza tukaza kureba se iyi dosiye zarangira ite. Urumva mwarimu mu gihe abandi bajyaga mu kintu vacancy, we yasigaraga kontorora avuga ati ewana reka nanjye nkontorere uku nguku ibintu bigende neza. So urumva ko nyine ntabwo byoroshye niko navuga. Mwarimu groupe scolaire Murira hariya i Rusizi ndahabona.
So nguko uko bimeze rero mu karere ka Rusizi mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda. Hagati aho ngaho komeza ubane natwe kuri Gicumbi News Online TV ndetse no kuri interineti washitse akadomo Gicumbi News akadomo cao akadomo rawa. Imana ikomeze ibarinde.